Imana izakuremeramo ikiruhuko. Reka mbisubiremo, nabihawe n'umwuka. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo muri kuno kwezi witegura ikiruhuko hawe n'Imana. Abantu bajya bakereye ibiruhuko, akajya Dubai akajya kuruhuka, akajya n'ahandi hantu hangana n'ubushobozi afite akajya kuruhuka. Ariko Imana yambwiye ngo ikiruhuko igiye kukuremera. Ijambo rya mbere, irabanza ikuremera ikiruhuko cyo mu mutima. Hari igihe umuntu ajya kuruhuka Dubai, akajya kuruhuka n'ahandi, akaruhura umutima, akaruhura umubiri, ariko umutima urushya. Ariko Imana ntabwo yaguha ikiruhuko cy'umubiri itabanje kuguha ikiruhuko cy'umutima. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubane muri bino bihe byiza byo gusangira ijambo ry'Imana. Ni ubuntu budasanzwe, ni umugisha udasanzwe. Reka twongere tubashimire uburyo mutuba hafi. Njya mbivuga kandi nzakomeza kubivuga. Iyo ufashe message twatanze ukayishyira kuri stati yawe, ukayisangiza undi muntu, yewe ukajya muri commentaire ukandika, ukayisharinga abandi, binezeza umutima wacu. Imana ibaho umugisha. Rero ndagira ngo dusenge maze kandi tubahe message Imana yaduhaye. Turagushimiye ko kwizerwa no kwiringirwa, izina rye rihabwe icyubahiro. Wakoze kutwemera kubona uyu mwanya kugira ngo dutange ibyo waduhaye gutanga. Reka bikize imitima kandi bikora icyo wagambiriye ko bikora mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi ibice 23 umurongo waho 24. Igitabo cy'Abalewi ibice 23 umurongo wa 24 haravuga ngo bwira Abisiraheli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye haberaho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muteraneho guterana kwera. Amen. Reka dusubire muri uyu murongo. Haravuga ngo bwira Abisiraheli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muteraneho guterana kwera. Amen. Imana yampaye message y'ukwezi kwa karindwi. Imana yambwiye ibintu byinshi. Uko Imana izagenda idushoboza tuzagenda tubibaha muri kuno kwezi kwa karindwi. Ariko kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi Imana yabantumyeho. Ndavuga ibintu bibiri nubwo Imana yambwiye byinshi, ibindi tuzagenda tubivuga. Icya mbere, Imana yambwiye ngo kuno kwezi kwa karindwi Imana izaremeramo abantu ikiruhuko. Reka mbisubiremo. Kuno kwezi kwa karindwi Imana yambwiye ngo izakuremeramo ikiruhuko. Reka mvuga umuntu ku giti cye, kuko niyo umuntu yakira message ayakira ku giti cye. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Imana izakuremera ikiruhuko muri kuno kwezi kwa karindwi. Mumama unteze amatwi, mupapa unteze amatwi, musore nawe mukobwa, abari hafi n'abari kure, Imana yakuntumyeho kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Muri message nyinshi Imana yampaye tuzagenda dutanga muri kuno kwezi kwa karindwi, uko Imana izagenda iduha umwanya n'uburyo. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo kuno kwezi kwa karindwi Imana izakuremeramo ikiruhuko. Imana izakuremeramo ikiruhuko. Reka mbisubiremo, nabihawe n'umwuka. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo muri kuno kwezi witegura ikiruhuko hawe n'Imana. Abantu bajya bakereye ibiruhuko, akajya Dubai akajya kuruhuka, akajya n'ahandi hantu hangana n'ubushobozi afite akajya kuruhuka. Ariko Imana yambwiye ngo ikiruhuko igiye kukuremera. Ijambo rya mbere, irabanza ikuremera ikiruhuko cyo mu mutima. Hari igihe umuntu ajya kuruhuka Dubai, akajya kuruhuka n'ahandi, akaruhura umutima,
oya sore akaruhura umubiri ariko umutima urushye. Ariko Imana ntabwo yaguha ikiruhuko cy'umubiri itabanje kuguha ikiruhuko cy'umutima. Abantu bazi gukora ibiruhuko byo kuruhura umubiri, agakora siporo akajya n'ahandi ahantu hatuje akaruhuka, ariko nyamara umutima nturuhuke. Ariko Kristo niwe ujya urema ikiruhuko cy'umutima. Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo ijambo rya mbere izabanze kwiha ikiruhuko cyo mu mutima. Hari igihe umuntu aba aremereye mu mutima, umutima uremereye. Kristo ntabwo yaruhura umubiri, ntabwo yaguha ikiruhuko cy'umubiri itarabanza kuguha ikiruhuko cyo mu mutima. Imana yambwiye ngo rero kimwe mu bintu izakora muri uku kwezi kwa karindwi izaguha ikiruhuko. Nimwakire ikiruhuko cy'Imana mu izina rya Yesu. Nubwo mvuze ngo izatanga ikiruhuko cy'umutima, ariko reka mbibutse ko hari imitwaro ikuremereye. Hari imitwaro ikuremereye. Mwene da, ubushomeri bujya buba umutwaro, bukakubera umutwaro, ukaguteranya n'abantu, ugatuma abantu bagufataho ijambo kubera umutwaro witwa ubushomeri. Hari abantu muri uku kwezi kwa karindwi Imana izaruhura umutwaro w'ubushomeri. Muri kuno kwezi kwa karindwi hari abantu bamaranye imyaka n'imyaka umutwaro w'ubugumba. Imana izatanga ikiruhuko ibaruhura umutwaro witwa ubugumba, ibahe gusama, ibahe gutwita. Reka mvuge yenda iyo mitwaro gusa, ariko hari indi myinshi ntabanza kuvuga. Mvuga si imitwaro y'amadene, mvuga si imitwaro y'amagambo, mvuga si imitwaro y'ubukumi. Ntabwo ndibuze kumuvuga kuko si ngombwa, ariko nanze runo rugero kugira ngo nkwereke ko abantu benshi bafite imitwaro itandukanye. Nanjye ubabwira gutyo, hari iyo mfite, ariko nanjye mu bakiri ubuhanuzi nakiri ikiruhuko muri kuno kwezi kwa karindwi. Reka kuno kwezi kwa karindwi Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuno kwezi kwa karindwi kimwe mu bintu izakora ituremeyemo ikiruhuko. Yanyandikiye arambwira ati njya ngukurikira kuri social media, arambwira ati mfite abavandimwe ni barumuna banjye, ubasengere kubera ibi n'ibi. Arambwira ati ni abakristo, ni ukuri barasenga. Akoresha ijambo rivuga ngo bujuje ibisabwa byagakwiye kuba tutagisengera kino kintu. Arambwira ati ariko ndakwinginze ubasengere. Yaramaze gukurikira rya jambo rivuga ngo umuntu wese afite igihe cye. Urumva ko uwo ni umutwaro wabo, ni umutwaro w'umuryango, ni umutwaro w'abavandimwe. Imana iramuzi ko icyo kintu ibibatuye umutwaro. Kimwe mu bintu Imana yambwiye de las foladra eneto tamfobeledra, Imana yambwiye ibintu byinshi. Irambwira ngo muri kuno kwezi kwa karindwi izakoramo ibintu byinshi, ariko uyu munsi ndavuga ibintu bibiri. Yambwiye ngo ijambo rya mbere kuno kwezi kwa karindwi akiramo ikiruhuko cy'Imana. Ntabwo nzi ibintu byari bikuruhije, sinzi imitwaro wari wikore, ariko Imana yambwiye ngo akira ikiruhuko cy'Imana, akira ikiruhuko cy'Imana, akira ikiruhuko cy'Imana. Hari ibintu byari bikuruhije, ariko Imana yambwiye ngo ikuremeye ikiruhuko mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya mbere. Ngo bararuhuka, ngo hirya yo kuruhuka bavuza amakondera. Reka nkubwire, numara kuruhuka hari amajwi azakuvamo, hari indirimbo zizagusohokamo, kuko iyo umuntu aruhutse hari ijwi risohokamo. Uzumva iyo umuntu arushye ntavuga nk'utarushye. Hari imvugo y'umuntu urushye, hari n'imvugo y'umuntu waruhutse. Mwumve rero, kimwe mu bintu Imana izaherekeresha icyo kiruhuko nuko hari imvugo zizakuvamo abantu bakamenya yuko waruhutse. Imana yambwiye ngo nze mabwire ngo kimwe mu bintu izakora muri kuno kwezi kwa karindwi izagukora nanjye ikankorera nuko ituremeyemo ikiruhuko, kandi irakiremye ni ukuri pe. Ijambo rya kabiri Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hirya y'icyo kiruhuko ikuremeye amateraniro, ikuremeye ibirori. Nahumu haravuze ngo yewe Nahumu komeza ibirori byawe byera, higura imihigo ye, kuko umunyakibatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe ukundi. Imana yambwiye ngo hirya y'ikiruhuko ikuremeye, ijambo rya kabiri ikuremeye ibirori. Ni ikiruhuko, hirya y'ikiruhuko Imana iremye ibirori.
muri kuno kwezi kwa karindwi, muri mesaje Imana izadushoboza gutambutsa. Mesaje ya mbere nuko kuno kwezi kwa karindwi ni ukwezi kw'ikiruhuko, ni ukwezi ko kuruhuka, ni ukwezi ko kuremerwa ibirori. Mbibutse ko kuno kwezi gufite icyo gusobanuye mu isi y'umwuka, ariko gufite n'icyo gusobanuye mu Banyarwanda. Hari icyo Imana yakoze, hari ibintu Imana yakuyeho, hari ibintu Imana yaremye. Uyu munsi turawizihiza, turaserebura. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu Imana igiye kurema muri kuno kwezi, abantu bakaza gufatanya nawe guserebura iby'Imana yakoze. Kandi mbibutse ko karindwi ni umwuzuro w'Imana. Imana izakuramo ibintu byuzuye. Ntabwo Imana yarema ikiruhuko ngo oya irarema ikiruhuko uvuze amakondera urema ibirori. Haba ibirori kubera ikiruhuko Imana yakuremeye. Mesaje Imana yari yampaye kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2026, yambwiye ngo nze mbabwire ngo ijambo rya mbere, ikuremeye ikiruhuko. Hari imitwaro wari wikore, hari ibyari bikuremereye, ni ukuri kuremeye ikiruhuko. Yewe n'ibigo bimwe na bimwe na leta bajya bashyiraho iminsi y'amakonji, abantu bakajya kuruhuka. Imana nayo ubwayo irabizi ko dukeneye ikiruhuko, kandi umuntu ajya afata konji akaruhura umubiri ariko umutima urushya. Ariko reka mubwire, Imana izaruhura imitima ariko iruhure n'imibiri, iduture n'iyo mitwaro. Mu gihe umuntu yatuma umubiri wawe uruhuka ariko ntagutura umutwaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi waba ukuremereye. Ariko Imana idahishwa, Imana ireba hose icyarimwe, yamenye ko hari imitwaro twikoreye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ibaremeye ikiruhuko. Icya kabiri, yambwiye ngo nze mbabwire ngo hirya y'icyo kiruhuko ibaremeye ibirori. Numara kuruhuka uzategura ibirori, numara kuruhuka ngo bateranye guterana kwera. Hari ibirori uzakora, hari amateraniro kandi azaba yera, kuko bizabivugirwamo, buzaba ari ubuhamya. Uzaba usangiza abantu iby'Imana yakoze. Uzi ko nawe hagiye guterana ibirori ukabwira abantu iby'Imana yakoze. Uzi ko nawe hagiye kuza abantu bagafatanya nawe gushima. Kubera iki? Imana yakuruhuye, none ikuremeye ibirori, muteranya amateraniro yera mugiye kuvuga imirimo y'Imana. Reka mubwire, kuno kwezi kwa karindwi wawe ugiye kuva kuririmba iz'abandi uririmba izawe. Nibyo be na chance bavuze ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, ngo nkarungurukira mu madirishya, ngo ariko Yesu utarobanura ku butoni, ngo araza azura ibyanjye. Aravuga ngo zaburi ndirimba siza bene kora, ahubwo nimva mutima. Harageze kuno kwezi kwa karindwi kugiye kukubera ukwezi ko kuririmba indirimbo z'amashimwe zitari iz'abandi, ahubwo z'iby'Imana igukore. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirereza. Uko izadushoboza, uko izaduha umwanya n'uburyo, tuzakomeza dutange message zo mu kwezi kwa karindwi, ko Imana yaduhaye byinshi, yavuganye natwe byinshi. Ariko reka dutange izi kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Akira ikiruhuko cy'Imana, akira kuremerwa ibirori, akira kuba mu materaniro yera kandi uhimbaza Imana kandi wanaruhutse. Hari igihe twagiye tuba mu materaniro kandi imitima irushye pe, ugasanga umuntu abaye mu materaniro ariko afite umutwaro umuremereye, yaje atsikamiwe n'idene, yaje atsikamiwe n'amagambo. Ariko ndashimira Imana yuko hari imitwaro idutuye ituremeye ikiruhuko. Ijambo rya kabiri, hirya y'ikiruhuko ituremeye ibirori, ituremeye amateraniro yo kuvugira mu buhamya n'ibitangaza Imana ikoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Reka ngusabe ngo buno butumwa uzabusangiza abandi. Birashoboka ko hari undi muntu urushye ariko ukeneye kwakira message ya kuno kwezi kwa karindwi. Ndashimira Imana ko hari ibintu izakura muri kwezi kwa karindwi, tukazagusoza harimo amashimwe n'ubuhamya by'Imana yakoze. Uko yagambire gukora n'umwuzuro, n'umubare Imana ikoreramo. Ndabyibuka Namani yibiye karindwi ku nshuro ya karindwi nibwo yabonye igitangaza cyo gukira. Yeriko bayizengurutse gatandatu, karindwi Imana ikora igitangaza. Kuno kwezi kwa karindwi hari Yeriko zizakuva imbere. Kuno kwezi kwa karindwi Imana izakuramo ibintu byuze, hari Yeriko zizakuva imbere. Kuno kwezi kwa karindwi hari ibembe Imana izagukiza. Hari imitwaro izakorerwa muri karindwi, kuko ni umwuzuro w'Imana, n'umubare Imana ikora. Ndabyizeye, nawe nubyizere bizakuremera igitangaza, kandi tuzafatanya nawe gushima. Turaguhimbaje kuri Imana nziza, tugushime kuno kwezi kwa karindwi ari ukwezi kw'ikiruhuko uturemeye. Hari imitwaro dutuye, hari imitwaro dutuye, hari ahantu tuvanye, hari naho tujyanye.
utuvanya ahantu h'ipfunwe udushyize ahagutse, udukuye ahantu h'igisuzuguriro udushyize ahantu hazatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi nyuma y'uko tuhaye ikiruhuko, wavuze ngo turemeye ibirori, turemeye amateraniro yera, tugiye kuvugiramo ubuhamya n'imirimo, kandi ngo tuzavuza amakondera, tuzayavuza kuko ni ukwezi kw'ibyuzuye, ni ukwezi k'umwuzuro, ni ukwezi imisozi turi imbere imeze nka Yeriko izavaho, kuko wagambiriye gukora ibidasanzwe. Unkundire umuntu wese uzakira iyo message uzamurememo kwizera, kuko kwizera kujya kuri ibitari bikabaho, kandi kwizera kujya kukuraho imisozi ikavaho. Ndagushimiye ku bwa buno buhanuzi, kandi kuzakorera muri kuno kwezi kwa karindwi, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ni message y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Murakoze cyane.